dukomeje kugenda tuganira by'umwihariko aho turimo tuganira kuri byinshi bitandukanye cyane by'umwihariko twibanda no kuri ibihe tugiye kwinjiramo ibihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda. Uracyadukurikira kuri 94.5 FM ndetse n'5.5 FM ndetse dukurikira no ku Isango Star TV. Muri aka kanya twari tumaze kubwira ko tugiye kwakira PRP nka bamwe mu bategura urugendo rwo kwibuka rwa Walk to Remember. Dufite rero abatumirwa ahangaha, reka ntangirire ibumoso bwanjye batangire batwibwira noneho twinjire muri Walk to Remember. Ikaze. Murakoze. Nitwa Byiringiro Pacifique, ariko nkaba kenshi muri PP cyangwa se n'ahandi banzi kuri Tonto de Pazo. Okay. Murakoze, nanjye nitwa Eunice, nishimiye kuba ndi hano, mwakoze kutwakira. PRP pasi ni bandi kuko PRP ravuzwe cyane mu myaka myinshi mu bihe nk'ibi byo kwibuka, ariko iyo abantu barebye abana muri urubyiruko PRP ni bande yabaye hit? Naho navuga ngo yabaye hit. Ndavuga yabaye hit. Yabaye hit. N'umushinga yabaye hit. Okay. PRP ni umuryango w'urubyiruko ariko wavukiye mu bigo by'amashuri. Okay. Aho mu myaka yahise mu gihe nk'iki ngiki twigiye kwinjiramo hariho kuba akenshi habaga ibikorwa byo kwibuka, ugasanga ibikorwa byinshi byitabirwamo n'abantu bakuze gusa. So nkatwe nk'urubyiruko cyangwa se nk'abanyeshuri bamwe bari mu bigo by'amashuri biga, dutangira kwibaza ese nize activity nk'urubyiruko rushobora gukora kugira ngo rwisange mu bikorwa byo kwibuka nk'urubyiruko. So nibwo bamwe muri twebwe bigaga icyo gihe guhera muri 2007 ari nabwo PRP yavutse. Yari 2007 tariki 16 z'ukwa karindwi ari nabwo woko ya mbere yabaga bitangirira hano ku Saint Famille twerekeza ku Gisozi. Intego yacu yari iki? Yari kugira ngo natwe nk'urubyiruko nk'abanyarwanda nk'abana b'u Rwanda ese ni bihe bikorwa tugomba gutangira gukora, ese ni iyihe participation yacu yo kugira ngo twisange mu bikorwa byo kwibuka. So kuko akenshi twabaga tuzi ko icyo gihe abantu b'urubyiruko ntabwo bisangaga mu bikorwa byo kwibuka. So niho twisanze dutangije uru rugendo rwo kwibuka nk'urubyiruko rw'abanyarwanda, nk'abantu dushaka gukomeza gusigasira amateka yacu kuko ibyari byabaye mu gihugu cyacu tuba ko bitazongera kuba, kuko akenshi twese turabizi mu mateka yabaye mu gihugu cyacu na genocide yabaye mu gihugu cyacu, urubyiruko ahanini rwo bakoresheje kugira ngo ibashe kugeraho ku ntego yayo. So ni nayo mpamvu nanone urwo rubyiruko ni rwo rwagombaga kugira ibikorwa byinshi cyangwa itegura kugira ngo iyo jenoside itazongera kubaho. Uyu munsi nayo ubwo twatangije igikorwa cy'urugendo rwo kwibuka. Kubera iki rwabaye urugendo rwo kwibuka? Hari ibindi bikorwa byinshi bikorwa, uribuze no kudusobanura niba hari ibindi yagufasha, ariko aribuze kudufasha kubera iki byabaye urugendo rwo kwibuka, kubera iki hatabaye wenda bango turemera umuntu, niba nabyo mu bikorwa bize kubitubwira kubera iki habaye urugendo rwo kwibuka. Bivuze mu magambo makeya, impamvu navuga nk'ebyiri twahisemo kugira urugendo rwo kwibuka nuko icyambere twibuka aho tuva nk'igihugu, tukareba naho tujya. Ikindi tukabikorera hamwe generations zose. PRP burya Walk to Remember burya si y'urubyiruko gusa, murabona ko abayobozi baba bahari n'abantu mu ngeri zose. Ikindi nuko uriya iyo umuntu ari kugenda afata umwanya wo gutekereza, buriya ni gacyo n'umuntu agenda avuga yasakuje, ni umwanya wa reflexion nimba nshobora kubivuga. Kandi ikindi tuba twibuka inzira y'umusaraba, inzirakarengane jenoside zaciyemo. Tukakora urwo rugendo rero nka symbole yubaha cyangwa se ibasubiza agaciro bambuwe, dutekereza iyo tuvuye, tunatumberera imbere twese hamwe kugira ngo twimbracing ibyo twita kwimbracing a shared future dufite twese hamwe nk'abanyarwanda. Niyo mpamvu tugenda, niyo mpamvu tukora urugendo rwo kwibuka, ndetse akaba ari n'ubutumwa tuba twohereza amahanga buriya ko duhagaze
turi kumwe nk'igihugu kandi yuko twese tuzirikana amateka yacu ndetse tugaharanira no kujya imbere hamwe twese ibiganza mu bindi twibuka kandi twiyubaka. twihuse rero abantu batangiye kumva mu by'ukuri impamvu y'uru rugendo rumaze imyaka myinshi rukorwa, turaza kureba wenda mu gusoza turebe umusaruro rumaze gutanga, ariko se ku munsi wa mbere noneho wo gutangiza icyunamo ntabwo hari n'uru rugendo rwo kwibuka Walk to Remember, bihagaze gute? Badukurikiye muri aka kanya n'iki bashobora kumenya noneho kuri gahunda ziteganyijwe muri Walk to Remember? Walk to Remember nk'uko yatangiye mu Rwanda ariko ubu ngubu iba mu bihugu byose, ahantu hose hari representation y'abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bahagarariye abandi muri za diaspora mu bindi bihugu, hose haba Walk to Remember. Ejo rero irateganyijwe nk'uko ibiteganyijwe kuri 7 z'ukwa kane Mata, tuzahera ku karere ka Gasabo niho tuzahagurukira tugana kuri BK Arena ku bw'impamvu z'ikirere mwese itatworeye, tuzaba turi muri BK Arena turashikaza abantu kuzakurikira online ndetse no mu turere tugiye dutandukanye nabo bakora urugendo rwo kwibuka mu gihe mu minsi bateguye yo kwibukiraho bazifatanya n'abanyarwanda bose bakore iki gikorwa bibuka neza cyangwa bazi neza bazirikana impamvu tugenda, impamvu twibuka, impamvu dukora urugendo. Yego. Pasi niki umujene umunyarwanda zose tugendana muri uru rugendo, n'icyo umuntu asabwa kugira ngo mu by'ukuri azitabire Walk to Remember ku munsi w'ejo, kuko abantu wenda bari basanzwe bimenyereye mu minsi yashize arabisobanuye neza ko urugendo ruzahera ku karere ka Gasabo, ariko abantu wenda bari bamenyereye ko ruhagurukira ku nteko ishinga amategeko. Ku munsi w'ejo hasabwa iki kugira ngo umuntu aze muri Walk to Remember? Murakoze. Ku munsi w'ejo icya mbere yabivuze, bitewe n'ikibazo cy'ikirere muri ino minsi ukuntu muri kubona ko imvura iri kugwa idateguje, kandi murabona ko yego biragoye yuko nko muri stade dushobora kuba twakipinga abantu bose, kubera ko hose ntabwo hatwikiye, nubwo hari imyanya itwikira ariko si hose ku rwego activity zose zakorwa neza nk'uko bikwiriye. Ku bw'iyo mpamvu niyo mpamvu Walk uyu mwaka izabera muri BK Arena, kubera ko izatangira nk'uko yabivuze, izatangira nk'uko bisanzwe, izatangira uko umushyitsi mukuru ahageze nimugoroba, ariko mbere y'uko Walk itangira hari activities zindi zizabanza mbere yaho. Hari icya mbere, umuntu wemerewe kuza muri Walk ni umuntu wabasha guhabwa invitation, bitewe n'uko BK Arena ntabwo ishobora kwakira abanyarwanda bose bifuza kuza gukora Walk kuri uriya munsi. So niyo mpamvu hari abantu babaye invited, yaba mu urubyiruko muri mini youth, yaba mu bigo by'amashuri ama campus, yaba mu ma districts yose, hari n'ama organization yose yabashije gutumirwa. So umuntu wese watumiwe niwe uzabasha kuboneka ku munsi w'ejo. Navuga ngo mu rugendo kuzamo no kuba waratumiwe ni invitation, kubera ko abantu bose baramutse basha, kuko ari no bavuga ati naza ku karere mbashe gukora Walk n'abandi, ariko bizagorana ko nk'uko twe dusanzwe tuyikora, ukavuga ngo abantu guhura ni ku nteko nshinga amategeko, twahagera hakaba checking hariza Walk igatangira, abanyarwanda bose tukaba tuva kuri parliament twerekeza kuri stade. So bitewe n'iyo mpamvu yuko BK Arena idashobora kwakira abantu bose, so niyo mpamvu abazabasha kwitabira n'abantu babaye invitation. Uvuga ngo uburyo biteguye hari kuba harimo hari abo bantu bose babasha gutumirwa barabimenyeshejwe. Ejo guhera amasaha ya 5 hazabaho transport zibatwara zibakura aho bari mu bice barimo, zizajya zibakura ku manuza ku ma pick up points yateganyijwe hari muri Gasabo, hari Nyarugenge na Kicukiro,
n'ama-alert bagiye bayamenyeshwa aho imodoka zizaza zibakura zikabatwara zikabavana aho ku ma centers yabo zibazana ku karere ka Gasabo nuko abantu bamenyereye ko walk itangirira muri parliament ariko icyo gihe izatangira ku karere ka Gasabo kuko niho gahunda zose zitangiza walk zizatangirira aricyo ashaka kunganira. Ikindi nakongeraho nuko buriya walk to remember nko nari nabivuze ntango ari iba guhera tariki 7 Mata gusa. Nkuko tubizi yuko gahunda zose zegejwe abaturage zikorerwa ku rwego rw'akarere urwego rw'umurenge ni nako walk to remember na wiva. Rero nubwo hari abatazoshobora kuba bahari ejo kuri 7 ariko mu turere mu mirenge yabo ni ku munsi bateganyije wo kwibukiraho bazafatire hamwe nk'urubyiruko abantu bose baturiye muri ako gace bakora urugendo rwo kwibuka bakore walk to remember bibuka inzirakarengane za jenoside bakora urwo rugendo kugira ngo bazirikane amateka ndetse banarebere hamwe bimbracing a future bafite twese dufite hamwe nk'abanyarwanda. Yego tugana wenda ku musozo kugira ngo tunabarekure mubona uko mujya gutegurana gahunda y'ejo birumvikana sinzi nawe ikintu ushaka kongera wenda n'ubutumwa mwaha urubyiruko muri rusange kugira ngo bakomeze kugira uruhare mu gikorwa nk'iki ngiki bivuze neza niyo atabasha kuboneka ku munsi w'ejo ariko aho batuye mu turere naho rwose walk to remember igomba gukorwa nayo bagomba kuyitabira. Ubutumwa rero nka PRP iha urubyiruko wenda Inisa aragira icyo avuga na Pasi agira icyo atubwira noneho dusoze. Ubutumwa dufitiye urubyiruko ni rumwe ni ubutumwa bumwe ni kugira ngo turashishikariza urubyiruko kwitabira ibikorwa byo kwibuka. Turashishikariza urubyiruko kwigira ku mateka yacu. Turashishikariza urubyiruko kwigira ku mateka nyakuri nyayo ata ari ibihuha bakora kuri social media. Turashikariza kugira ngo bige nayo mateka kugira ngo bamenye uko bahagarara cyangwa se ba standing against abo bantu bapfobya jenoside. Tugeze mu gihe gikomeye cyane turi mu bihe bitatworoheye nk'igihugu aho hari ama forces ari gupromotinga genocide ideology na denial. Icyo twasaba abanyarwanda icyo twasaba urubyiruko cyane cyane no kwigira ku mateka. Iyi ni platform ya walk to remember, hari n'izindi platform nka past n'izindi z'urubyiruko zigisha ku mateka ziri gufatanyiriza hamwe kugira ngo bakore uko bashoboye basangize amateka babishire mu mikino se kugira ngo urubyiruko rubyumve kurushaho. Bari gukoresha ubushobozi bugiye butandukanye kugira ngo message cyangwa se histoire yacu bashobore kuyumvisha umuntu wari wese ugeze mu gihe cyo kwisobanukirwa. Rero icyo nshishikariza urubyiruko ni uko bimbracing aya mahirwe bakiga kuko utazi amateka yawe ntumenye iyo ujya. Muyige muyamenye mubaze biremewe mukora uko ushoboye kose ariko mube muzi amateka mwegere abakuru. Twagiye tugira ku gicaniro uyu mwaka tuyifite mu gihugu cya Canada aho twatumiraga abantu batuganiriza abayobozi b'igihugu tukigira hamwe kuri aya mateka. Ndabashishikariza rero mwegere ahantu hose muzi ari kuba ibikorwa byo kwibuka cyane cyane ibiri organized by the youth. Mubegere mwige mumenye uko muhagarara muri ibi bihe. Yego murakoze. Ari ubutumwa nawe ufite Pasi? Murakoze. Nanjye ubutumwa nabasha guha urubyiruko cya mbere ni ukwigira ku mateka yabaye mu gihugu cyacu kugira ngo atazongera kuba ukundi. Ikindi nk'urubyiruko rw'abanyarwanda tugomba kwiga cyane no kumenya amateka yabaye mu gihugu cyacu tukabasha no kuyasangiza abandi cyane cyane no kumenya abayapfobya tukabasha kubasubiza. So ni tugende ngo duceceke umva umuntu arimo aragoreka amateka yawe akabivuga mu bundi buryo ugenda uhagarare umusubize. Kandi nk'urubyiruko nitubasha gukora imbaraga dufite tukabasha gukoresha izi social media tuba turiho umunsi ku wundi bizadufasha gutanga ubutumwa. Ikindi nk'urubyiruko turabizi tugiye kujya mu gihe kitatworoheye bamwe kuri nk'urubyiruko hari ababaye muri aya mateka mu gihe cya jenoside hari n'abavutse nyuma ya jenoside ariko mu kintu kimwe nabashishikariza
urubyiruko dukunda ambiance yego so ariko ibihe tugiye kugeramo ntabwo ari ibihe bya ambiance ni ibihe byo kubasha gutuza tugatekereza ku hahise y'igihugu cyacu tugatanya gutekereza no ku hazaza igihugu cyacu ahubwo tugakomeza kugendera kuri wa mujyi uvuga ngo twibuke twiyubaka yego so numva ari byo nashishikariza urubyiruko rugenzi rwanjye kandi tunakomeza gukurikirana ibikorwa byo kwibuka si walk to remember gusa izaba ejo gusa kuko na nyuma yaho hari ibindi bikorwa byo kwibuka bizagenda biba yaba mu mirenge no mu tundi turere so ndashishikariza urubyiruko rwose ko rwazabasha kwitabira ibyo bikorwa n'utarabonetse ejo akazabasha kuboneka ahandi cyane cyane kuri icyo avuze amateka yacu nk'urubyiruko urubyiruko nifuza ko bimenya amateka yacu yego arashariye kandi arashariye cyane ariko ni ayacu nimba ufite akantu keza ushaka gupostinga gusangiza abandi urwenya se story se ndashikariza urubyiruko kubaha uyu mwanya w'icyunamo ibintu byose mushaka kuri social media cyangwa se mugaragaza mwihangane mufate uyu mwanya aba ari iminsi 7 y'icyunamo nubwo it's for 100 days ariko iyi minsi 7 y'icyunamo tuba turasaba urubyiruko rwose to pay respect to show respect kubaha uyu mwanya guha umwanya aba survivors mukabaha space bakeneye kugira ngo bababwire tubumve tubigireho twigire ku gihugu twigire kuri efforts z'igihugu aribwo twubaka ya resilience aribwo twiyubaka ariko muri uyu mwanya rwose ikintu cyo kwidagadura ku rubyiruko ambiance yose ibyo mukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se ama parties mu rugo ama anniversaire twubaha uyu mwanya tugiyemo kandi tuwubyaza umusaruro yego murakoze cyane mu by'ukuri twabashimira kandi mutanze n'umusanzu mutanze n'ishusho y'uko urugendo rwo kwibuka rwa Walk to Remember ku munsi w'ejo ruzakorwa twashimira cyane PRP mwakoze cyane